En fait M23 iri mu ntambara imeze nka peacekeeping mission, ariko yo guha abantu umuti w'umuravumba n'umubirizi badashaka kunywa ariko bazi kukiza byo kwihagarara no kugira gute, kuko rwose itegeko ryo gukuringa mu Burundi General Niyonga bararitanze, ingabo muri Kongo nako z'abarundi ziri muri désengagement, ntago ziri muri position yo kurwana, aho ngo abacancu b'abarundi bazenda banze kumva ngo isi yabacuraniyeho muri uyu mujyi wa Uvira. Reba ibiri kubabaho, nagiye mbona amavideo ndetse aho nabonye bavuga bati ibyo dupfa nk'abakongomani babireke tuzabyikemurira ubwacu. Ubwoko bw'ibikoresho bukurebaho iki? Yego, niba ari isasu, niba ari kuko mu ntambara ibintu byinshi n'imigozi irarwana, urumva intambara ubona yose burya ibamo n'ubutasi, uwagiye gutata amakuru akigira ibyo yegera ntubizi. Ibyo byose biri mu bigize component y'intambara. Saka kuzana amashoka kugira gute, hari ibihugu bindi bashaka gushyiramo, kandi n'abantu babahanga muri communication, abantu bitonda amakuru batanga no kurubasesengura. Ubwo bucucu babukura he? Niba ugiye gutara amakuru cyangwa wagiye kugira gute n'umuturage usanzwe, iby'amashoka by'ukuri umuntu yateye ishoka gikomando uramubona. Nyine abantu ubwenge bwagiyeho, amashoka asobanuye iki mu nkuru irimo gutangaza, amashoka mari iki abantu. Intambara yabaye besuranye, ubundi hari reportage y'inkuru z'intambara. Uko urugamba rurangiye iyo report iratangwa, uri umusirikare ngo hapfuye aba mu barongana gutya, abasirikare uzugiye navuga bapfuye benshi, haguye benshi, imibare irandeba, hagize gute ntibindeba, sibyo? Ntago intambara ari imikino, ariko abantu batakaje ubumuntu, baraseka mu ntambara, barajya guteba ibintu babinduye nka teatre, bakuye ku baturage b'abakongomani, yewe n'abanyamurenge kazi babaheneraga. Sha muhamwe imivumo yose muraje muyirye ku murongo. Sandri, mu bukuru bwanjye ikintu mfite experience, nzi neza ko umuntu ibintu akora biramukurikirana kiri no kwisi. Icyo Burundi bwaje gushaka muri Kongo, kwica abatutsi bo muri Kongo bagende ku bigenga bitekerezo biri Rwanda nabyo, nibaraje bakibona ingware siriba kandi na badu sende defide zabiryora, nta myaka 10 izashira, urumva aba bana n'abakobwa n'abahungu batabiryoje, kuko ntago bakina buriya ntukabone kuriya inyeshamba zitora zikubitasi zidunda kuriya, ntibizarangira kuriya. Bazarwana kandi bazabishyuza bati imihana yacu mwatwitse, abantu bacu mwafunze, patati patata. Ntaga abantu boroshye Sandri, nabo bagira inzika kubi. Sende defite zizarwana n'abantu b'Rwanda fono muri Kongo. Sivuba ntubye expect no mwaka cyangwa 2-3, ariko bazakura babyandika. Ntihazabura mistake Burundi buzakora, bakajyana mu mitsi. Iriya yo Sende yitegure aka masaka zabana nk'akazivukamo. Sende ifite ubutegetsi muri aka karere k'ibiyaga bigari, kandi Sende hari igihe yabaga hitekereza ko izavamo regime yahangana. Turabazi mu mashyamba ya za Karemi hari abantu b'ingegera nk'izindi nk'abandi bose n'iki byose, urumva ubu bafite ubutegetsi mu myaka 20 almost n'umwe, babupfushije ubusabura bananiye, urumva yego. Abadoda keka ko bava mu butegetsi hari icyo bazavamo kandi kizabibishyuza. Turababwira tubagira n'inama bati mwanga Burundi murabusuzugura. Buriya bahagararaga Burundi bashinga ibibunda byabo, kandi bazakora mistake gatoya, urumva yego. Bano bana bazabarangiza, bazavuga bashobora no kuvuga ati turetse kujya Kinshasa, tumaze twikureho umuntu udutera ibibazo ari mu bitugu byacu, kandi ibimenyetso bimaze kugenda ibirometero hafi 600, urumva ntago byananirwa kugenda ibirometero 20. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho, kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. En fait M23 iri mu ntambara imeze nka peacekeeping mission, ariko yo guha abantu umuti w'umuravumba n'umubirizi badashaka kunywa ariko bazi kukiza. De toute façon leta y'u Burundi iramutse abaza ubwenge bazanyurwa no kubona M23 ifashe Uvira igakuramo akajagari gahari. Noneho niba bashobora guhahirana eventually bagahahirana n'abantu bazima bashyira mu gaciro, kuko
nubwo babyibiramo bakagira gute, ariko uwaguha ibyo kurya by'iminsi 5 ukagwa ivutu, n'uwaguha duke twiza tuzakumaza umwaka wahitamo iki? Erega bazanye ntaye baryoheye, sibyo? Ntabwo bafite service impeccable umuntu muzima kwifuza kubana nazo. Ariko ntekereza ko M23 irimo gukiza ikibazo, ababibona irimo kubaha umuti usharira, kuko Tshisekedi ntago azashinja abarundi kumuhemukira ngo bataye intuzi. M23 niba turumburamo zavuga ati namwe abanyu twarajyanye, sibyo? Yego. Ayanjye yampe warungezemo, ariko bataye bakagenda by goodwill byaba ikindi kibazo. That is why ubona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana ngira ngo niko yitwa Burundi, barimo gupuringa, batanze amategeko y'ingabo ziva mu birindiro, zavuye Rurambo, zavuye hose, bahuye n'amakamyo yo kuzitwara, barimo no kwakira abakongomani bahunga n'ingabo zabo. Ariko ntashobora kwemera mu itangazamakuru mu kubana n'abadiplomate ko bagiye kuvayo. Aravuga ati ntabwo tuzavayo, aragira ngo unuko kwezi bazaguhemberwe, bazakwishyurwe. Barimo gushaka kwereka Kongo yuko badashobora kuvayo uko kontra ishushanyije, nyamara barimo kuvayo uko kontra idashushanyije. Ibyo kwihagarara no kugira gute, kuko rwose itegeko ryo gukura ingabo mu Burundi General Niyonga bararitanze, ingabo muri Kongo nako z'abarundi ziri muri desengagement, ntabwo ziri muri position yo kurwana. Uri mu ndate arimo kwivamo uhambira imizigo, arimo kwihambira, ucyura abapfuye n'iki byose arimo kubatwara n'iki niyo makuru dufite. Yego. None se Marsha, hari abona bonye muri uyu mujyi wa Uvira ni abarundi na za FDLR. Nabonye bene noneho biteye ubwoba pe, nabonye imirambo yo ni myinshi, ariko nkibaza ese ni ahangaha ho nicyo kintu nabashe gusobanukirwa, se babarwanya hagati yabo. Gusa nabonye mu makuru bavuga ko ngari udushoka, aho ngo abacancu b'abarundi ndo banze kumva ngo isi yabacuraniyeho muri uyu mujyi wa Uvira. Reba ibiri kubabaho, nagiye mbona amavideo ndetse aho nabonye bavuga bati ibyo dupfa nk'abakongomani babireke tuzabyikemurira ubwacu nk'abavukanye. Ati abanzi bacu, aka kantu ndashaka kugatindaho, ati ni FDLR ndetse n'abarundi. Uyu ni ubutumwa bwa twirwaneho bwagenewe FARDC n'abazarendo. Ati nta kibazo dufitanye namwe muri bene wacu, abanzi bacu ni FDLR n'ingabo z'u Burundi ziza kwica abaturage bacu. Ku muryango w'abaturage cyangwa se societe civile, mureke gucamo ibice abaturage, tugomba kubana mu mahoro. Ibintu by'udushoka, ino ntambara irimo propaganda. N'ikintu kinababaje, ubona mu bavuga inkuru, amakuru nyiri kutuziganira tuzihererekanya, wenda n'inkuru zitari zo kwitangaza amakuru. Niko rubanda rumeze, harimo abantu utamenya imigambi baba bafite n'impamvu babikora. Kuko genda umuntu mukuru ushobora kureba ibintu, ufata amashusho ukayashyira mu ntambara, ubundi intambara iriho ubwoko bw'ibikoresho bukurebaho iki? Yego. Niba ari isasu, niba ari kuko mu ntambara ibintu byinshi, n'imigozi irarwana, urumva? Intambara ubona yose burya ibamo n'ubutasi. Uwagiye gutata amakuru akigira ibyo yegera ntubizi. Ibyo byose biri mu bigize component y'intambara. Saka kuzana amashoka kugira gute, hari ibihugu bindi bashaka gushyiramo, kandi n'abantu b'abahanga muri communication. Ida bakorera n'umwanzi batanabizi, urumva? So abo bavuga amagambo amashoka bashaka kugaragaza ikiza. Ariko hari abasekere mushobora guhura, wenda bagiye muri Somalia cyangwa muri Libya, ukabona barikwije, bambaye neza, mu bikoresho bafite n'amashoka buri kimwe cyose, ukazagenda ukavuga uti rero reka twumvikanishe ko twabonye ingabo za Libya ahantu ko zigira n'amashoka bene hanga hejuru y'amashati. Abantu bitonda amakuru batanga no kurubasesengura, ubwo bucucu babukura he? Niba ugiye gutara amakuru cyangwa wagiye kugira gute n'umuturage usanzwe, iby'amashoka by'ukuri umuntu yateye ishoka gikomandura mubona. Intambara igizwe n'amasasi, igizwe na buri kimwe cyose, igizwe n'ubutasi, igizwe n'ubuvuzi. Wenda hari naho wasanga na serum ikora akazi mu rugamba. Intambara icyo bita operation ni ibikorwa bihurijwe, icyo bita operation. Urumva? Yego. So ibyo bikoresho bikurebaho iki, ibyiki bikurebaho iki, ibyo ntibikureba. Ikibazo muri intambara abo ntago bazi imipaka yabahigarukira. Hari n'ibyo uvuga ugira ngo urimo gushimagiza kugira ngo turimo guteza polemique, sibyo? So ibyo nabonye muri amakuru y'intambara, giye rwose Imana icya gikomeye Imana izakindinde kugira sinzakinywereho. Abantu gukoresha ubwenge byarabuze, views barwanira bazazirya gake, ariko zizabagira gute? By the way, nuko turi mu bihugu no mu karere ubona abantu bamaze kuba civilize, hari umuntu watari nkuru rwose akarangira uwo munsi kubera ukuntu yayitangaje.
ariko abantu barabihorera bakagira gute isi yose ndavuga izo za Chad nayo hose ukagira ngo ntibabarebe ukuntu abantu baripotinga nyine abantu ubwenge bwagiyeho amashoka asobanuye iki mu nkuru irimo gutangaza amashoka amariye iki abantu intambara yabaye besuranye ubundi hari reportage y'inkuru z'intambara ariko mu itangazamakuru twe tuvuga ngo tugomba gutangaza inkuru itangiza uwo tuyibwira idahaminga uwo tuyibwira biragoye mu ntambara sinzi ko wabyinirira igisasu ariko urabiconga ukabiconga ubundi muri processus y'amakuru icyiciro cya mbere cy'itangazamakuru cyo bita editing niyo mpamvu umunyamakuru wese yubaha umuntu bita editor uzana inkuru y'amagambo igihumbi akakuramo 900 akatangaza inkuru y'ijana hako twagize abanyamakuru abasa n'abanyamakuru batagira editazi batagirirwa inama batagira gute abaraho ngo bihundu ugembe bigenda mu muhanda gusa ibintu nk'ibyo dushoboka tukumara iki urimo guteza iyi polemique ushaka gusobanura iki twegerega mu Rwanda uvuga igihe umuntu akuvushatse kuvuga niri kubwiye amashoka muri Kongo ishoka ni igikoresho cy'intambara cyadutse gishyashya ku buryo ari brand new tumenya ngo ibintu byacitse byagize gute abarundi se ntibazifite abo bazitera se bose abantu yego no kandi buri ibintu byose bigira ingaruka hari ibyo ingaruka bita consequence tardive urumva niyo bita consequence immédiate mu buzima niko bigenda ibyo bita to utar faut faire attention kurantu ba reporting ibintu hari abantu Yezu yabwiye niba Yezu ngo murabikora nk'abihorera bakajyamuhanya nawe ariko umunsi umwe uzabashyira ku mutwe wawe so abantu babizi amakuru utangaza y'intambara sashimishije hari abahitanira ababyeyi ibaze Ruvungi wabonye umusirikare mu 23 wagiye ahita ahoberana n'ababyeyi buriya irimo kuvuga ibyo gushya kwa Ruvungi ntabuze mwene se wahiriye none urambwira ngo umuntu wagira umuryango ngana kuriya n'abaturage n'abavomanya amazi akabara bapfiramo uramwenyura uraseka nta muntu utangaza nk'intambara aseka bigomba kanuni ahubwo mama Sikovi afite akazi kenshi cyane cyane mbona nabo mu Rwanda tugiye tuvugisha ukuri abantu bakeneye guhugurwa ukuntu batari inkuru ku rugamba uko baziripotinga sibyo rwose ibyo babyongeremo imbaraga muri Kongo nabo birwanaho muri ubwo buryo social media ntacyo twayikoraho ibiri ku mihanda ariko biriya birakenewe kuko ubu ngo dusige tujye no mahugurwa tugorana social media zose bakaduhuriza hamwe birakeneye kubwira abantu ko ku rugamba utari inkuru nahoze mbona umwe mu banyamakuru bagenzi bacu ari Ruvungi afite umuntu wamufilimaga yabaye umuntu w'intwari cyane reka muhe credit Marisi abuze umufotografe kujya kwiroha muri ya kamyo abarundi bahiriyemo ati sha habari igisasu kitaraturika kirimo kikaguturikana kandi ubona ngo umwana mufotora agashaka kujya gusimbirayo ibyo ni ibintu bizima mu buryo bw'akazi ariko ibyo byose byagombye kubwirwa timu yagiye gutara amakuru ikagenda ibizi ntiwegera ahantu haturikiye ibintu kuko ntabwo uzi ko fragment cyangwa se igisigara cyaho cyagushwanyuza ariko noneho tujye muri centre ubundi rero Sandrine iki nakubwira aka kazi dukora ntabwo nyeje kwigisha hanga natanga n'inama kwitangazamakuru turanigisha ni uburenganzira bwanjye akazi kose ukora uwo muntu ujye gushyira imbere wowe wanyu habereye intambara nkajya kwiripotinga live imibiri niba kwerekana niba banyoko wanyu nabanyogosenge sinakubwiye ikintu mporangirira ubwoba mu gutangazamakuru no mu isesengura nkora burya shanye mbabazwa nuko navuga nko kashungera nk'umuntu umfollowing kandi mbo shungera be ariko wakabimpisha David nagukundaga ariko intambara igeze iwacu nawe urimo gushinyika gusura aho ngaho kandi ushinyika kube bagize ibyago yari inshuti yawe ari ukuntu dukora akazi tukiteranya n'abantu bacu uvuga ibintu nabi ugira gute ibintu nabi tujya tubikora ariko si byiza so mu ijambo rimwe rero udushoka tukubwiye iki ngo risasi ngo report risasi n'amagero iyo ni report y'abakomanda urumva uko urugamba rurangiye iyo report iratangwa uri umusirikare ngo hapfuye aba mubarungana gute abasirikare uzugiye nabo bapfuye benshi haguye benshi imibare irandeba hagize gute ntibindeba sibyo yego ese ko bavuga abarundi bapfuye hakavuga abakongomani bapfuye abazendo bapfuye ko ntari uvuga abo mu Rwanda rwa M23 bapfuye ni bangahe bakomeretse amapeti ya buri kimwe cyose iyo umunyamakuru nta gufata uruhande niba wahisemo kuvuga abandi vuga nabandi utahisemo rero byose nyine ba impartial vuga haguye benshi witahire hagize gute hakomereka abandi witahire imibare wishaka wiki intambara irica ku mpande zose ntago intambara ari imikino ariko abantu batakaje umuntu baraseka mu ntambara barajya gute ibintu babinduye nka theatre ariko hari ikintu no gukenguza isi maze gutera imbere ntabo birahitana nta muntu wajya kwikwega huriya ngo inkuru turimo kubara mbibona kuri Al Jazeera mu ntambara ya Gaza kuko reporter ntuze y'abanyamakuru ihorita reporters without borders bahora batangaza urutonde rw'abanyamakuru baguye ku rugamba ntawe mbyifurije ariko burya icyo bite icyamutema kuni mu Kiswahili
nuko nta urazira ibyo yirwa yidebyembyamo ngabera isoma abantu ngo uvuga uti DC yari potingaga neza Marshal cyakanaka azira kwidegembya imbere ya bya bombe nundi agahita atinyira aho ngaho nibyo dukeneye kugira ngo tubanze kutubone isomo dushingura abagenzi bacu tugira gute kubera kwitandarika imbere y'intambara. Ubushize nakubwiye ko umuntu ufilima ahantu barimo kurasa we uri ahantu barimo kurasa kuri artillery nawe agira icyo bita binocular za jimere zabo iyo akuye buteye kamera nabona ari nk'imbunda umutunze burya yakurasa kuko ntabwo arimo kubona icyo kintu niba atari kuko nese ntubona ahantu cameraman yicaye nese uriya kamera na machine gun bitandukanye uri mu gace k'intambara urimo kubibona sibyo ashobora kugira ngo icyo urimo kugenga manevre urimo gukora kuri kamera urimo kugira ngo umurase kandi arakurasa mbere seriously gihe nkajya gutera telepie ahantu mu gace k'intambara oya nayikoresha nikinga nigira gute ibintu nk'ibyo kandi nkasaba n'abamutekano bakamba hafi bakamba ntuzi directive. So ni inama tugira abantu rero bitonde mu magambo mu mikorere mu biki niki mbayahagarutse kunyandikira ubutumwa hano urumva mbayahagana muri sage mukamubone bwo yayigira biriya abameze nk'umuntu wanigiwe mu ntuze reka nkore ku butumwa yanyandikiye unabubwire rwose abantu baranga huje ntabwo ubutumwa bwa nyuma yanyandikiye rero butarasibanye reba ijambo yanyandikiye bwa nyuma abantu baba bafite sagesse ntukabone ngo birirwa batongana bagira gute urisome bisome siko ubutumwa bwa nyuma bisome ngo mpore ntiturabansi ibi turimwo bizohera ico dupfana gisubire gisumbe ico dupfa. Umuntu ari sage urumva afite ubwenge ibyo yikora byose ariko afite n'ubwenge yashyize mu kabati akurura muri tiroir akabukoresha ubundi agakoresha ubuswa buri aho ngaho gusa nawe yarimo kugira urumva ayo magambo ko mbandara yavuba muri ibi ngibi nari muhamagaye kugira ngo mubaze nti uriyumva gute nabonye noneho nabira yandushije ubwenge nari ngiye kumucyurira urumva ibya ruvungi arandusha ubwenge avuga ati shati byubona bizarangira ati icyo dupfana je nabonye abantu benshi bati mbayahaguriye mu bitekerezo simwibasi ariko amajana yose ugwejya ukabona abantu bose bashaka mbayahaga yaravuze ngo afite ikigeshe ngo igisekere gikomeye ariko nanjye namuhamaganye ambarisha afite igisekere gikomeye twayibonye mu ruvungi mwirwa mwica abaturage mwazize ubusaba kamanyora nuko koko twababonye wa mugani wa Marisi niwe wacyuriye urumva ingabo zikomeye mbayaha zihora zirwana ziruka mwarirukanse mweso urumva mwirukanka gicanga mwirukanka kirorerwa mwirukanka sake mwirukanka kibumba mu kibaya mwirukanka igoma mwirukanka minova mwirukanka mushaki mwirukanka ngungu mwirukanka numbi mwirukanka minova nabwera mana murirukanka sinababwira muyabangira ingata mugeze ku kigo cy'indege cya Kavumu rubaye yabananiye kwirinda kamanyora mwirukanka dore muratangiye katogota mwirukanka muyabangira ingata mumeze nk'abari muri marato mugeze ruvungiho ntimwashoboye kwirukanka barabaturikije murabyumva koko urumva none ngo bageze runengo muze runengo buraswa abaruramba birukanse bahunza abanyamurenge bo muri twirwana none barimo kubaha inkwerene babonye ingabo z'u Burundi zabakangaga zirimo zihambira izigo zirukanka ati muhame hamwe sha akagabo gahemba kandi kataraza amadubaraje ababone dufite ingabo zikomeye ndabyumva iyo uri umunyagihugu ntangabo y'ikindi gihugu ikomeye kurusha yawe imbere y'umuntu w'Umusomaliya abona ingabo z'igihugu cye Somali Defense Force zikomeye kurusha za Amerika icyo ni ikintu umuntu w'umunyagihugu agomba kugendana nubwo ingabo zawe zirimo zitsirwa igihugu cyawe ugomba kwemera ko zikomeye until nyine zitarava kwizima burundu ibyo rero mbahaga bivuze ntabwo twabipfa ariko nanone tugiye muri analyse zikomeye kabuki zitabasha guhama hamwe kurasa abaturage umukwiye kuri umusirikare w'igihugu ukarasa mu isoko ry'abaturage bari abaturage nabonye na Marisi yafotoye mukajya kwica urugo rw'umuturage n'abana biryamiye ku buriri mukabashwanyaguza mukagira gute ngo murakomeye bahame hamwe imivumo bakuye ku baturage b'abakongomani yewe n'abanyamurenge kazi babaheneraga sha muhame hamwe imivumo yose muraje muyirye ku murongo Sandri mu bukuru bwanjye ikintu mfite experience nzi neza ko umuntu ibintu akora biramukurikirana kino kwisi icyo Burundi bwaje gushaka muri Kongo kwica abatutsi bo muri Kongo bagende ku bigenga bitekerezo biri Rwanda nabyo nibaraje bakibona ingware siriba kandi na badu sende defide zabiryora nta myaka 10 izashira urumva aba bana n'abakobwa n'abahungu batabiryoje kuko ntago bakina buriya ntukabone kuriya inyeshamba zitorazi kubitasi zidunda kuriya ntibizarangira kuriya bazarwana kandi bazabishyuza bati imihana yacu mwatwitse abantu bacu mwafunze patati patata ntaga abantu boroshye Sandri nabo bagira inzika kubi sende defide zarwana n'abantu b'Abarwanda fono muri Kongo sivuba
ntubye expect ikintu n'umwaka cyangwa 2-3 ariko bazakura babyandika ntihazabura mistake Burundi buzakora bakajyana mu mitsi iriya yo CNDD yitegure masaka zabana nk'akazivukamo. CNDD ifite ubutegetsi muri aka karere k'ibiyaga bigari kandi CNDD hari igihe yabaga hitekereza ko izavamo regime yahangana turabazi mu mashyamba ya za Karemi hari abantu b'ingegera nk'izindi nk'abandi bose n'iki byose urumva ubu bafite ubutegetsi bwa imyaka 20 almost n'umwe babupfushije ubusabura bananiye urumva yego abantu badakeka ko bava mu butegetsi hari icyo bazavamo kandi kizabibishyuza turababwira tubagira n'inama bati mwanga Burundi murabusuzugura buriya bahagararaga Burundi bashinga ibibunda byabo kandi bazakora mistake gatoya urumva yego bano bana bazabarangiza bazavuga bashobora no kuvuga ati turetse kujya Kinshasa tumaze twikureho umuntu udutera ibibazo ari mu bitugu byacu kandi ibimenyetso bimaze kugenda ibirometero hafi 600 urumva ntago byananirwa kugenda ibirometero 20. Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 cyangwa 0795 88 56 55.